Karosi se wabura gucya eri kumwe na Karosi ni wabura gucya ese kubura wambaye ikote buri gihe nuko unanutse kugira ngo wongere mu nzu hari ibyo umuntu aba yatekereje ugasanga wenda abantu mwarabanaga cyangwa se wenda muranaturanye musangira ari aho mutuye ko ntura Kimisagara Ezekiel agatura Kimisagara uyu nawe agatura hano za hafi ya za Ruyenzi ariko byanze bikunze duhura mu murimo umwe w'Imana ubwo rero mu bihe byatambutse nakoze ibiganiro kuri bo nafashe umwanya wo gukora ibiganiro kuri bo wenda kubw'ibyo tutari duhurijeho rero nyuma nza no kubakomeretsa nazo ziri ari mu kintu cyatumye nazo nzimenya kuko niwe zabanje kumenya ariko nkajya njya niwe tubabavandimwe mbonye mbere y'uko anyataka naratirwa mu rugo kwa Karosi ndanabimubwira nabashitse ndababwira biragaragara ko ari njya muri RIB kurega Karosi njyana ikirego ntigeje mbanza no guca ku mugore we kuko Karosi nyine numva nta kintu namukorera ariko ntabanje kugira ngo abanza kimenye impamvu nabanje kujya kubwira umugore we si kugira ngo nkanga umugore we ahubwo najyanga aganize Karosi wenda ngarurire hafi noneho twiyunge ubwo dushaka uburyo dukemura ibibazo hanyuma twiyunge ntibyabaye ariko uyu munsi bigomba kuba cyane njye ndasaba imbabazi nk'abacuzi uko navuze uti abacuzi nta buyobozi mufite urumva nari nakoze icyaha cyo kwangisha abakristo nari nakoze ikosa ryo kwangisha umushumba intama urumva ariko ni ukuri njyewe Karosi ambabarire itamagura ajya nyonga fresh kuko ngo yize ubutayeri n'umutayeri gahunda ya CCR twakabara n'abapagani ibyo bibare barabana rero ubwo rero ndumva ibyo byose ubundi yagiye ntawe hari ntacyo Pastor Imari he Pastor Emma nawe ntawe uhari twagiye ntacyo Mana turagushimye mu izina rya Yesu izina rifite ubutware n'ubushobozi witwa ndio kandi uzahora hiteka ryose kuko ari nta rindi zina twahaye mu isi no mu byo gushyira usibye rya Yesu Kristo ubutware kandi dushimye imirimo n'ibitangaza ukora kubwa Ezekiel Rukundo kubwa François Uwihoreye Karosi kubwa Pasteur Hakizimana Justin abo bose mwami Imana bagaragaraga nk'abantu badasobanutse imbere y'amahanga na social media Karosi agiye gusubira kwa Ezekiel Ezekiel agiye gusubira kwa Karosi Justin agiye gusubira kwa Karosi twese twongeye kwibona nabo aka kanya turagushimiye ibimenyetso n'ibitangaza bikomeze gukoreka abatameze neza mudukurikiye aho muri hose rwose mwihangana ariko nanone musenga Imana kugira ngo ibyo bihe by'umwijima biganire ubuzima bwanyu bibe byabasha gutandukana namwe kuri screen zacu muri kubona ko turi kumwe n'aba bagabo batatu mbere na mbere nifurize cyase ngo yikaze dukurikiye chaniya rero yose dukurikiranyeho ariko rero kureba kino kiganiro abantu benshi badukurikiye bifuza cyangwa se bumvaga ko kitashoboka ariko byakunze ko tuganira n'aba bagabo batatu bari kumwe ndetse binakunze amasaha yegeye ijuru cyangwa se akuzeho ariko no kubera Imana ngani babandi ngo no kubera Imana ibi nabyo no kubera Imana Ezekiel meze te turashima Imana yaremye isi n'ijuru urakomeye Imana iraturinze Uwiteka aracyari ku ngoma nta kibazo rwose ndabona ukeye ntari ngomba gucya uri kumwe na Karosi se wabura gucya uri kumwe na Karosi ni wabura gucya ese kubura wambaye ikote buri gihe nuko unanutse kugira ngo wongere mu nzu ntabwo ariyo mpamvu nuko ari umugisha Imana yatanze hari abatuzi tutambara ikote ariko Imana itanze ikote twambara ikote rero simeze tese ndashima Imana urakomeye cyane Imana ishimwe cyane amen nawe ndabona umeze fresh nta kibazo nanjye yego Imana ishimwe amen nawe uhora wambaye neza nta kibazo rwose uko biri kose ni gake gake kabisa Justin umeze tese ndaho ndakomeye
umeze neza nk'ibisanzwe se abantu ntibabizi ko mbameze neza ndameze neza cyane yizeye uri gihe wenyine ndaseka none erega njye nteye abantu ibyishimo n'isi n'Imana n'Imana y'indebye ngo iraseka wowe se oya ni ukuri oya ni ukuri ari umuhanuzi wawe impanuriye umuhanuzi akubwira ngo Imana ikurebye iraseka irishima yewe reka dutangire ikiganiro duseka ariko reka mbere na mbere ko dutangira kino kiganiro reka nsabe umuntu witwa umuntu witwa Ezekiel agiye gusengera kino kiganiro ndaza kukwereka ubundi kuntu uza kubigenza asengere kino kiganiro kugira ngo kigire abantu gifasha kigira abantu kigusha urakoze nyakubahwa Uwiteka Imana ishobora byose turagushimiye ko hanyuma yuko turi abantu wowe uri Imana ishobora byose tugushimiye ko yaba nge wantoranyirije kwitwa Ezekiel nkaba umukozi wawe gushimiye ko Karosi wamutoranyije kwitwa Karosi akaba umukozi wawe gushimiye yuko Justin wamutoranyije kwitwa Justin ariko akaba n'umukozi wawe ishimwe n'icyubahiro nibibi byawe tugushimiye ko utadutoranyije nk'abisi ahubwo wadutoye mu bisi uduhindura bijuru ushyirwe hejuru ariyo mpamvu uko tubwiriza abandi guhinduka bikwiriye kubanziriza kuri twe kubera kuri data wa twese mwiza turagushimiye rero ko duhaye uyu mwanya tukicara turi batatu zina ryawe nirihabwe icyubahiro nutwemerere utweze kandi udutunganye weze akanwa kacu weze ibyo tugiye kuvuga weze n'imitima y'abadukurikiye ibyo twavuze abo byakomerekeje abatabyumvaga ngo babihe agaciro abo byaserereje nabo beze kugira ngo bakurikire iki kiganiro ari abera twirukanye imbaraga zose z'abadayimoni dutwitse imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu uyobore umunyamakuru ugiye kutubaza uyobore ngewe uyobore Karosi uyobore Justin kandi uko tubabarira twicaye muri iki kiganiro aba ariko usanga n'imiryango yacu kugira ngo imbabazi duhawe n'imiryango yacu zihabwe kandi bibe inyungu zacu n'iz'imiryango n'iz'igihugu cyacu muri rusange n'iz'abadukurikira abakurikira ama YouTube channel yacu bibe inyungu za buri wese mu izina rya Yesu binabera isomo n'abandi bose kubera ko uri Imana ishobora byose urakoze ngaho nukomeze kubana natwe dushyigikire mu izina ry'uwera Kristo Yesu tubisabye twizeye amen. Imana ishimwe cyane wari gusenga nkumva nahanura ubundi hari icyo ijuru riteganya ijuru ni ijuru umunsi Petero yezwaga yahishuriwe Yesu araje aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana noneho Yesu asubiza Petero aramubwira ngo urahirwa Petero kuko atari inyama n'amaraso biguhishuriye ibyo nanjye ndirahiriye nzubaka itorero kuri wowe n'amarembo y'ikuzimu naho yahaguruka ntabwo azarinyeganyeza turashimira Imana ko itorero ryubatse kuri twe amatorero y'ikuzimu ahaguruka ariko ntirinyeganyeze Imana nihabwe icyubahiro niyo mpamvu twujujwe kandi tutanujujwe muri iki kiganiro ntabwo byari ibimenyetso bihamya yuko twahamagawe ko ibi ni ibihamya bigaragaza yuko abantu baba barahamagawe Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro yego abakurikira iki kiganiro cyangwa se abakurikiye zino channel nakiriye telefone y'uwitwa Karosi wihoreye François arambwira ati rero Albert niyo nsaba nk'umukristo kandi ugira umutima nama nanone nkaba n'umunyarwanda kuko umuntu ugira umutima akaba n'umunyarwanda aratekereza agira umutima muhanano cyangwa se agira umutima umuhana ukamubwira ko yakoze ikibi ukamubwira ko donc ukamucira urubanza niko navuga ko Imana yitubwiye ngo ntabwo ishaka amazu yacu nta nubwo ishaka ikindi kindi ishaka umutima kandi umutima ukeye Pawulo nawe yaravuze ngo roho nzima mu mubiri muzima yego rero Karosi yaramamagara arambwira ati mu by'ukuri ahashize ari amakimbirane nagiranye n'abavandimwe njya ku Karubanda
kugenda mbashinja ibintu byinshi bitandukanye ndetse ninjira n'umuryango wabo yewe ku buryo mva kuwo dusanganywe nkajya no kumutera mu muryango we umugore n'abana. Abantu rero ntago nakomeza nicaye gutya ngo miceceke nitwe ko ndi umukristo, nambwa ngo nshaka guhura n'aba bantu tukicara tukaganira nk'uko ijambo ry'Imana bivuga ngo ibyaha bifurirwa hehe mu gikari. Iyo mwene so yakosheje ntago umujyana kuri social media, ahubwo uramuhamagara ukamuhana ukamugira n'inama. Karose arahamagara rero yifuza kwicarana n'aba bagabo kuri social media. Abantu benshi bumvaga bidashoboka. Karose ijambo ni cyane, kuki watekereje kwicarana na Ezekiel ndetse na Justin? Nk'umukristo hari ibyo umuntu aba yatekereje ugasanga wenda abantu mwarabanaga cyangwa se wenda muranaturanye musangira ari aho mutuye. Ko ntura Kimisagara, Ezekiel agatura Kimisagara, uyu nawe agatura hano za hafi ya za Ruyenzi, ariko byanze bikunze duhura mu murimo umwe w'Imana. Ubwo rero mu bihe byatambutse nakoze ibiganiro kuri bo, nafashe umwanya wo gukora ibiganiro kuri bo wenda kubw'ibyo tutari duhurijeho. Rero nyuma nza no kubakomeretsa ko burya iyo uvuga ugira naje guterwa nabyita nk'umujinya. ubu umuntu niho ntiwabura byanze bikunze ko hari abandika amakomanteri, ariko nawe buriya wandika komanteri nawe bikubaye ushobora kuwugira. Rero nk'abakristo kuko Ezekiel turaziranye tumaranye igihe kirekire, si n'iby'ubu, hashize imyaka myinshi. Ikindi kabiri, Ezekiel dusa n'abajya gusingira, turangana mu bundi buryo. So naje rero kwitekereza nsanga Justin umuvandimwe, cyane ko wenda abantu batubonye ubu, ariko hari ibihe twagiye tubanamo bitanasimbura urwango rutasimbura urukundo twagiranye. Ndatekereza ndavuga nti rero byanze bikunze, usibye ko abantu wenda bazanabivuga ukundi, kuko ubu twe ni urugamba rwatangiye, abantu nyuma yaho bazavuga byinshi, ariko ndavuga nti tugomba kubonana, kuko n'ubundi Korode pasiteri yashatse kuduhuza mbereho, ariko ntitutarabyumva neza. Usanga sinabyumva, Ezekiel ntiyabyumva, mpita mvuga ubu rero nicyo cyari igihe cy'Imana. Numva rero uyu munsi naza tukahura. Ezekiel abimenye yahise abyumva vuba, rero dusanga nicyo gihe cy'Imana. Ndavuga nti nk'umuntu wakomerekeje Ezekiel ngakomeretsa na famiye ye, wenda navuze byinshi sinabisubiramo, abantu babonye ibiganiro ko nateye kamera mvuga kuri Karos TV ndetse no ku bindi binyamakuru byagiye bitubaza, nagiye mvugamo byinshi bitewe n'ibyaduhereye ku by'uyu mugabo Imana igaragaje. Wenda njye nabivuga gutyo kuko nibishaka uyu munsi wenda ibyo twavugaga byose byagiye bisohora, bikaza bikagera kuri uyu ntabwo ubundi jyewe natekereje nsanga ntabwo twapfa ko wenda uyu ngo dupfe, uyu nziranye nawe wansuye nkamusura agakora byinshi. Numva ko twagiye dupfa ku bintu bya Mutesi, uriya mudamu Mutesi, ndumva ari naho byakomereye, habaho gusubirikanya no kumubwira no kumuvuga mu magambo akomeye. So numva rero nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu nzayobora gurupe, kuko nubwo nayoboraga ariko n'ubundi nari mbohanye na Ezekiel na Justin ndetse na ba Korode, usibye kuba twasabanye imbabazi mu bundi buryo. Ndavuga ni rero ndaza nce bugufi imbere y'Imana n'imbere yabo mbasaba imbabazi. Rero navuga ngo Ezekiel umbabarire, narakuvuze ndetse ndawenda nashyiramo no gushyashyariza no kuba navuga mu mujinya ndagusebya, umbabarire n'Imana imbabarire. Wenda mugeni we nawe umusabira imbabazi, sibye ko n'ikiganiro wenda azakibona, ntabwo ari puranka, ahubwo ngiye ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima, umbabarire mu buryo bugaragara. Wenda nta mukiranutsi ubaho, kuko hari ibyo wenda naba naravuze bikanamukomeretsa cyangwa bikagukomeretsa, naravuze ngo sinakongera kwicarana nawe, ariko nsanga ijambo ry'Imana riravuga ngo n'ubundi umwanzi we nakubabaza uzamubabarira kangahe. Nsanga
ndatsindwa kuko ryaravuze ngo yakwabarira 770. Numva rero gusabye imbabazi mbikuye ku mutima, nawe Juste gusabye imbabazi mbikuye ku mutima nk'umukristo, mu mbabarire n'Imana imbabarire n'abanyarwanda n'abantu bose babonye wenda dukora ibintu bitari ntuze, nabo mbasabye imbabazi. Yego, Ezekiel Karosi arakoze cyane, ati ngewe natsinzwe n'ijambo ry'Imana, nyuma yo kumenya icyo ndicyo imbere y'Imana, ijambo ry'Imana rirantsinda. Naboneka abantu mukurikira ibiganiro byacu, hari ibiganiro mujya mukurikira, bamwe na bamwe mukabyita amatiku, abandi mukabyita ibibaruhura, abandi mukita abatumirwa twazanye abakomediye, ariko ibiganiro dukora ahangaha hari igihe nyine birenga wana mugani, bikarenga sinzi ukuntu, bikarenga ubunyarwanda, bikarenga ubukristo, noneho tukamera nk'abakorera satani. Ku buryo nyine ubona watatse umuntu ku buryo byandi twitaga guhana birengereye, ukabona nk'umuntu mwangishije nk'abantu mwe yumva dukora n'ibiganiro twataka umuntu tuvuga ati nk'uburi ibiri kureba he kuki mudafungiye ingegera tukabikora kandi tukabivuga dushize amanga. Ariko mu by'ukuri iyo uri umukristo, iyo uri umunyarwanda ugasubira inyuma usanga wakoze amakosa. Karosi nawe ndamushimiye, ariko Karosi uko byagenda kose yaravuze, Ezekiel na Juste nabo turaziranye, niba baracecetse simbizi, ariko waretse nk'ivugira. Ariko ndashimira icya mbere, reka mbanze nshimire Imana kandi nshimire Karosi. Iki ni kimwe mu kimenyetso biba bigaragaza ko umuntu ari umukristo, yifitemo ubukristo. Ntabwo kuba umukristo ari ukutisanga wakoze icyaha. Ushobora kwisanga wakoze icyaha, ahubwo indwara mbi ni ukwimenya ko wakoze icyaha. Mu by'ukuri Karosi ni umuvandimwe, twese tuvuka mu ntara y'Amajyepfo, avuka muri za Gisagara, nkavuka muri Ntyazo aho bita muri Nyanza. Twamenyanye za 2015, urumva aribwo twamenyanye, kandi Imana iduhuza kubw'umwuka w'ubuhanuzi, twembi wabaga muri twe. Ntago mugayira aho yamfashije cyangwa se aho yabanye nanjye. Hari byinshi wenda namwigiyeho n'iji social media, nazo ari mu kintu cyatumye nazo nzimenya, kuko niwe zabanje kumenya, ariko nkajya njya niwe tuba abavandimwe. Mbonye mbere y'uko anyataka narabirose, Karosi ukuri narabirose kandi mbikubwira. Ndota nkubitirwa mu rugo kwa Karosi, ndanabimubwira nabajitse ndababwira. Biragaragara ko ari satani wari uduteye, kuko yarankubise nanjye ndamukubita. Njyewe mu buryo yamvuze nanjye naramuvuze pe, naramuvuze, yaramvuze nanjye ndavuga. Ariyo mpamvu hari aho yakoze akoramo ibyaha, ariko nanjye nkora ibyaha, nanjye sindi umwere, sinje kwigira umwere hano no ku muryango we. Yego yakomerekeje umuryango wanjye, ariko kandi nanjye nakomerekeje uwe. Icya kabiri, ndashimira Imana yuko ibi nabyo bibaye impamvu itugarura no mu murongo. Tubanze tunabishimira Imana. Impamvu ya mbere, hari igihe Karosi nshobora kumurenganyiriza yuko yankubise, ariko nanone yari impamvu yo kugira ngo nisubireho. Nawe akandenganyiza ko namukubise, ariko ari impamvu yo kugira ngo nawe yigire gute yisubireho. Iyo nsomye ijambo ry'Imana bavuga ngo ucyahwa kenshi agashenga izosi azavunika nta kizamukiza. So Karosi narakuvuze mbere yuko nkubabarira, nanjye banza umbabarira ku byo nakuvuze. By'umwihariko hari n'igihe nge nigeze gufata umwanya njya muri RIB kurega Karosi, njyana ikirego, ntigeje mbanza no guca ku mugore we, kuko Karosi nyine numva nta kintu namukorera, ariko ntabanje kugira ngo abanze akimenye. Impamvu nabanje kujya kubwira umugore we si ukugira ngo nkanga umugore we, ahubwo nagira ngo aganize Karosi wenda ngarurire hafi, noneho twiyunge, ubwo dushaka uburyo dukemura ibibazo hanyuma twiyunge. Ntibyabaye, ariko uyu munsi bigomba kuba. Ngewe ndamubabariye kandi mubabariye bimvuye ku mutima, nk'umuntu twabanye kandi dukomeje no kubana. Nari naravuze ati nupfa sinzaza gushyingura. Ibyo biri muri bimwe mu bintu byamurakaje. Ndongera ndavuga nturi indyarya,
nk'uko nanjye yanyitaga umugome n'umwesikoro n'ibindi, ariko hejuru yaho ndi umukirisitu. Hari naho navuze ati jyewe Karosi sinzicarana nawe, ariko uyu munsi abantu nimuterenganyirize ko twicaye. Iyo umuntu ari mu burakari avuga byinshi. Kabiri, iyo umuntu ataratsindwa n'urubanza aba yumva ari we mugabo, ariko iyo umaze gutsindwa n'urubanza wemera guhana. Ndasaba imbabazi umuryango wa Karosi, nkasaba imbabazi madamu wa Karosi, kuko madamu wa Karosi ni inshuti y'umuryango wanjye, yaba Karosi ni inshuti y'umuryango wanjye. Madamu wanjye yajyaga iwe kwa Karosi akaba yanansangayo, nanjye nkaba natumira Karosi atuze kuzi wanjye. Urumva turabava hirya y'ibiganiro twakoraga byose turi n'abavandimwe. Umuryango wa Karosi nta n'umwe utanzi, ndumva nanjye mu muryango wanjye ntawe utazi izina Karosi. Rero Karosi ni ukuri, aho nagukomerekeje nka Ezekiyeli, naho nagukomerekeje nshingiye kuri ejo hashize hawe, by'umwihariko mu biganiro nagiye nireferaho kugira ngo nanjye mbone uduhondesho two kuguhonda, mbese tujye tubwizanya ukuri. Bibaho cyane. Umbabarire kandi nanjye wumve ko nkubabariye, umuryango wawe wumve ko nkubabariye, rwa rubyaro rwawe twakundanaga twahanaga utubombo n'uduki nabo bumve yuko nkubabariye. Hanyuma n'abageni bacu twatahiye ubukwe, yego nibyo, nabo batubabarire kuko hari ibyo twakoze tubibashyiramo ariko byari birimo Karosi. Yari Karosi ubwe tubizanamo n'abageni kandi ari inshuti zacu, nabo bambabarire. Nanjye imbabazi ndazitanze, haba kuri bo, haba no kuri Karosi, haba no ku muryango wa Karosi, no ku bacuzi bose muri rusange. Ntanze imbabazi rwose, kandi wumve ko ntanze imbabazi binkuye ku mutima. Yego, Juste rero nawe ati ntabwo nzatanga kuri kamera, ikitagenda neza nzakivuga, ikigenda neza nkivuge. Ati n'abadushyiramo imyuka yo gushwana. Wabonye ariko ko wa muhanuzi nubwo adakorera Imana, ariko Imana ye iba yabohereyemo umuyaga. Kubera iki? Ndetse ko bagiye gutatana nk'uko muzi, barasubirana. Kamere kuri iryo jambo Imana yabyemera, ariko ntago yabyemera. ntekereza ko ntago ari cyo, ntago bwasohoye ubuhanuzi bwe, ntago bwasohoye kandi si ukumupfobya, kuko tumaje kubona ko Imana akorera, Yesu akorera yavuze ko yamubwiye kuva mu rugo, ntago ari Yesu wabambwe, kuko Yesu wabambwe avuga ko icyo Imana yafatanyije ntawe ushobora kugira ute kugitandukana. Ese yavuze ko Imana ari yamubwiye ngo ave mu rugo? Yego, yego, Yesu niwe wamukuye mu rugo. Rero njyewe nubwo mvuga menshi, ariko ntimuzi ko mbahasho, noneho ariko byageze kuri Karosi. Njyewe Karosi ndamukunda nyine bitari uburyarya pe, kuko ibintu twajya tuganira nkumva ngiye nko kuva nk'iwe agafata umwanya tukahagararana nk'iminota 10-20 ndi kumubwira ukuntu ibintu bimeze n'ibiki, kuko burya hari ukuntu umuntu aba akurusha, yaba ari n'igihumbi akakima nkagera. Ibi bintu rero bimaje kuba, urumva byari bibaye ibintu by'ibibazo. Ezekiyeli ni inshuti yanjye, niwe wa mbere wanjyanye kuri radiyo. Abantu batatuzi turi abahanzi, mwumva indirimbo zacu muryamye zikanabafasha. Njya mbona mupostinze nk'indirimbo zanjye abantu ntibamenye ko ari izi. Niwe wa mbere wanjyanye kuri radiyo Ezekiyeli, amuzana n'abanyamakuru, tukinana amafilime nyine twumva dufite ishyaka ryo kuzagera ahandi hantu. Bamuye na Karosi gutyo bivuye kuri Ezekiyeli. Ubwo Karosi yakoraga ibiganiro nyine urumva ahantu uhita uhagarara. Nese mpagarana na Ezekiyeli, turabanza turitegereza. Ariko muri uko kwitegereza nanjye naravuze by'ukuri cyane. Njye ndasaba imbabazi nk'abacuzi, uko navuze uti abacuzi nta buyobozi mufite. Urumva nari nakoze icyaha cyo kwangisha abakristo, nari nakoze ikosa ryo kwangisha umushumba intama, urumva. Ariko ni ukuri njyewe Karosi ambabarire aho yambonyeho ikosa, umugayo aho namukomerekeje ambabarire,
ndetse n'abadukurikiranye yaba umuryango mugari wa Karosi TV n'ayandi macano yose yadukurikiranye bagiye batwibazaho nabo batubabarire. Njye ntabwo navuga byinshi, umudamu wa Karosi wahorana imbabazi ndabizi, ubu nta navuga we yambabariye. Urumva babana bo nta n'ikibazo dufitanye. Ntekereza yuko rero kandi mu izina rya madamu wanjye, kuko yakunda kumbwira uti ntabwo ndiyumvisha ko Karosi ari we gusa, Karosi ntabwo ukijyayo kwa Karosi. Urumva nawe ntekereza yuko nawe ahita abohoka uretse Imana idukubise surprise ntitunabeshye n'abantu. Umugabo witwa Pasiteri Claude Imana imuhumugisha, kuko niwe wakoze ibi bintu nyine Imana imukoreramo, kandi natwe twumvira ijwi ry'Imana na pasi w'impanuro, nawe Imana ibaha umugisha by'ukuri. Ahubwo abajyaga bavuga ngo YouTube nta bayobozi igira, burya irabafite. Urumva irabafite. Rero ngiye Karosi mbabarire, nanjye ku mutima wanjye ndamubabariye. Nyine tusubira kwa Karosi twishimye, kuko ntabwo tubabaranye bya mbere tubabaranye bivuye hehe ku mutima. Ubu ngubu nyine kandi ibindi mbyihoreye mwahita museka mwe mudukurikiranye, ariko ibintu bigiye kugenda neza cyane. Urumva ubu tugiye gusura kwa Karosi, dusubire kwa Ezekiel, twongere tubeho neza. Kandi by'umwihariko icyo nakwizeza abantu, nubwo batabona ko twabitangiye, ariko twatangiye uburyo bwo gusenga. Ntekereza ko aribwo bugiye kuba bwinshi kuruta ibindi bintu babonaga binyura ku ma YouTube channel yacu. Urumva ni gahunda turimo yo gusenga, ukwezwa ni yezwe, uwandu yagumya agira ute yandura. Rero tugomba guhitamo inzira imwe, iyankuriyo ikabakuriyo n'abandi badukurikiranye. Ntekereza ko nubwo ariko harimo abari butujombe bikwasa, ubu niteguye njye, niyo mpamvu umuntu nambaye agapira mujombe. Ariko Karosi Imana imuhumugisha, Karosi Imana imuhumugisha. Ni ukuri ndaneze, nimba ari ikintu kinejeje kuva navuka ni iki kintu pe. Buriya gutakaza umuntu, nubwo abantu babyita ibintu byoroshye, ariko aba ari ikintu gikomeye. Gutakaza umuntu, sinavuga ko ndi ku rwego ntakenera Karosi. Karosi nawe ntiyavuga ko ari ku rwego atakenera Jose, ariko ukabona ibyo bintu nyine shitani yashatse kubivanga. Ariko turashimira Imana ko Imana nibishaka oya ubwo uri butume bazaza badutuka, ariko ntabwo ari nibishaka. Twebwe twaratewe, ahubwo twaratewe, twacunga izamu, ntitwacunga izamu. Hari ikibwiriza njyewe kivuga ko imyambi yose shitani akurasha ntabwo ari kuyikinga ingabo. Hariho ikinga ingabo indi igahera mu mugongo, cyase undi ukagucika ukakubarura. Turashimira Imana rero yuko shitani atanesheje, ahubwo Kristo anesheje. arega shitani akorera mu bantu. Nyine yaciye hari njyewe utazina ry'imbere. mba ubwiza ukuri, ibibazo twagiye tugirana twebwe ubwacu ko turi batatu, nibishaka uwo Theogene muvuga nta ruhara bifite, kuko akenshi twashingiye ku buryo twe twari tuziranyemo, sibyo? Karosi ashingira ukwanze, nanjye nshingira uko muzi. Justin nawe atangirira aho yamenyeye Karosi, sibyo? Nanjye ntangirira aho yamenye atangira aho yamenye. Cyajyaga kikubabaza kuba umubano wawe na Karosi utarumeze neza. Ikintu cya mbere nakubeshye, indirimbo nyinshi nzikoresha kwa Karosi, muri studio ya Karosi. Mfiteho umuproducer ariwe witwa Moses, niwe unkorera indirimbo. Nibazaga uburyo nzajya mfata Moses nkamukura kwa Karosi akajya kunkorera mu zindi studio, nyine nkumva bigize gute, bimvanze mu mutwe. Kabiri, Karosi atuye hafi y'isoko rya Kimisagara, niho nacaga njya mu isoko. Ubwo nagiye ntabwo ari ukukubeshya, sibyo? Niho nanyuraga. Iyo nahanyuraga rero hari igihe nibazaga ati Karosi nambona aragira ngo hari niduhura ndegurikiwe nkimukubita, ko niko kuri. None umudamu wiwe agacururiza ahantu ntambuka ndeba, urumva sinari nkireba muri butike yo kwa Karosi, kandi iyi mu by'ukuri mu buzima twe tubanyemo na Karosi nahahiraga iwe, arabizi. Ariko uzi ukuntu akubonye wipompa ati njye na karati buriya twajyaga tubana
tukanakina duterurana nyine tukumvana imbaraga turi abavandimwe mureke duseke kandi twishime naba byagize nkabwira Karosi ni mu mufuka w'umuceri amafaranga ndayabona igihe kinini Karosi nawe haba hari akabazo yagize akambwira ati Ezekiel sapotinga gutya wumva mu by'ukuri Satani yaduteye ariko twari abantu bafitanye bitarakumeneramo ukabwira umugore wa Karosi ati mubaye mu mufuka w'umuceri nkabwira madamu tujya kwa Karosi kuri butiki ubwo rero urumva noneho Karosi akaba afite n'umugisha wo kubwiriza ubutumwa haba najya no gutyariza impano yanjye mu cyumba cy'abacuzi haba ku ruhande rwanjye nge nari naratakaje byinshi yanjye rwose yaba Karosi nawe yari yaratakaje byinshi kuko twari dufitanye umumaro ariko ndatekereza ko kuko duhanye imbabazi n'ubundi icyo izahabu Satani yari ashatse kutunyaga n'ubundi turayigarusha wacyumvise kuko nge ntabwo nifuza ko abantu bazongera ngo bavuge ko none se twabonye mwiyunze iyo niyunze n'umuntu nyine mba niyunze nawe kandi nanjye ndabohotse reka mbaze Karosi yigeze avugana na Pastor Claude turi kwa Pastor Claude aravuga ati burya nanjye naratewe ndabyumva nanjye numva koko naratewe nibwo natangiye gutekereza kuhana imbabazi na Karosi ubundi sinabishyikira ariko narabishyikiriye rero Karosi ngiye nkubaha nka mukuru wanjye mu bahanuzi namenye hakubaha nk'umuntu undusha kuyobora icyumba cy'amasengesho ariko nkaba nanakwigiraho ariko gakora kandi nkagira gute ngakora byari bibaje rero nk'abantu abacuzi bamenye urumva n'ikintu kibabaje ngiyewe Karosi ari mu bantu nakunze kandi numva nifuje kumwegereza inshuti zanjye harimo ba Pastor Claude n'aba bajiste noneho hari n'igihe yambwiraga ati umunsi nta biganiro mfite bigatuma tutajya gukora ahandi tukajya gukorera hehe kwa Karosi ko twahabonaga location ibyo byose rero nabikoraga kubw'urukundo kandi nawe akatwakira kubw'urukundo ahubwo Satani adusahuyemo rwa rukundo ntitwamenya ko dusahuwe ngo dutangirire hafi ubwo twese tumera turatoruma tujya muri urwo ruhogere tukajya ngo turimo turajya mu ijuru ko tutari kujya mu ijuru rero ubu nibwo abantu tubwiriza bwa butumwa bwacu bwo kuri YouTube bya bisambo tubereka ubu nibwo tugiye kubivugisha ukuri kuko twabivuganaga igihanda ngiye nabivuganaga igihanda n'abagafite ikibazo nta gisambo wese kunyereka hari icyo nakuzaniye nakikuzaniye cyagize gutya gita umugore Rusizi hariya umanutse hasi wegera harya ko hamwe ko bitangushyiruza urumva gutya noneho ihita y'umugore kiraza kirabeshya ngo reka mukopeze nta mugore kigize ute urumva ndabifite noneho yabwiye umugore we amakuru angezeho none ahangaha reka ndebe uyu nguyu aherutse guhanura aherutse kuvuga ngo agiye kuyobora ADP singuwe mu murenge waremera hano hirya hashingiye n'uwo mugore ataye undi mugore Rusizi urumva ubwo se urumva ubwino turabufite n'ubwo umugore ngo nabonye sheri ubwo se umudiaspora atangiye kubeshya ngo mpa divorce nirongorere kandi uwo mwana w'umukobwa aratwita inda y'amezi 2 nta kibasha kurya nta kibasha kugira icyo akora uwo yaramutarirwaza yivugisha ikinyamurenge mwe muyabaje mama we nuko yigana abanyamurenge atari umunyamurenge ubwo se icyo si igisabo baje ku miryango y'amaduka n'abatangira ajya kubita amaguru ajya nyonga fresh kuko ngo yize ubutayeri n'umutayeri gahunda ya sisero twakabara n'abapagani ibyo bibare barabana rero ubwo rero ndumva ibyo byose ubundi Claude ni umunyarwenya hari umuntu ushobora kubona Claude afite ibibazo mu mutwe akaruhurwa n'amagambo nivugiye hari ubona Justin akaruhurwa n'amagambo Justin yavuze hari ubona Ezekiel akaruhurwa n'amagambo yavuze abantu bakenera kuruhuka mu mutwe so tubabwire rero ntabwo tuba turwana ntituba dutukana ntituba tugira gute nta byaha dukora ahubwo tuba turimo turagira ngo tubaganize navuga ngo rero ngewe ku rwanjye ruhande Imana ibaha umugisha mwese Ezekiel Justin Karosi nawe Baraka wayoboye iki kiganiro ni umugisha w'Imana dushimiye nabo bose twashimiye abagabo bari hano mwese tubasabira umugisha yego Imana iduhe umugisha cyane ihe n'umugisha abakurikira kino kiganiro dusoza rero reka mbikore nk'ubu buryo Karosi agiye gusenga dusoza asengere umurimo w'Imana
mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Justin arasengera amahoro ku isi, ibihugu biri n'intambara bikoreho n'ibiki byose bose akoremo. Ubundi rero Claude dusengere dutangiye, ariko urafatanya na Claude dusengere igihugu cy'u Rwanda nuko tugiye kubikora, ariko babanze basuhuzanye rwose. Ariko Claude yari no kudusengera kubyo turabisengera twese umutima yacu no kuvuga, ahubwo Claude we turapfukama aturambure iki ibiganza isengesho rimwe, kuko ahantu turimo turakorera bagiye gukora ibindi. Hanyuma Imana yamaze kubibona ko mu mutima bahuje. Webini 4 sasa meni korona Imana ishimwe. si imihagararo mwese rero abantu Nari mubonye Apostle Saturday yagiye ntawe hari ntacyo. Pastor Imari he? Pastor Emma nawe ntawe hari. Okay, twagiye ntacyo. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, izina rifite ubutware n'ubushobozi, witwa ndio kandi uzahora hiteka ryose. Kuko ari nta rindi zina twahaye mu isi no mu ryo gukizwa usibye rya Yesu Kristo Nazareti. Ubutware kandi dushimye imirimo n'ibitangaza ukora kubwa Ezekiel Rukundo, kubwa François Uwihoreye Karosi, kubwa Pasteur Hakizimana Justin, abo bose mwami Imana bagaragaraga nk'abantu badasobanutse imbere y'amahanga na social media bitewe n'amagambo bateranaga umunsi ku wundi, ariko aka kanya ugaragaye nk'Imana rurema, Imana ishobora byose. Ubwo Paulo ageraga muri Atenayi yasanze icyapa cyanditswe ngo Imana itamenyekana, aravuga ati nje kubwira Imana rurema yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, iyo niyo Mana ikwiriye gusengwa, iyo niyo yashyizeho imbibi z'ibihugu. Nanjye muri aka kanya ndagushimiye kubw'umuhuro mwiza, kubw'umubonano mwiza, abo bagabo babashe kugira ibiganiro byiza, bongeye gusubirana umutima. Karosi agiye gusubira kwa Ezekiel, Ezekiel agiye gusubira kwa Karosi, Justin agiye gusubira kwa Karosi, twese twongeye kwibona nabo. Aka kanya turagushimiye, ibimenyetso n'ibitangaza bikomeze gukoreka. Buri munyarwanda wese wumva ikinyarwanda, abari hirya no hino ku isi yose, reka data twese banezezwe n'iki kiganiro. Turagushimiye kubyumva no kubikora. Waravuze ngo dusabe tuzahabwa, dushake tuzabona, dukomange tuzakingurirwa. Buri muntu wese ngo urugero ageramo nirwo azagererwamo, kandi ijambo rya ratubwira mu butumwa bwiza bwa Sitaza ntibizabura kubaho, ariko abizana bazabona ishyano. Aka kanya Ezekiel abonye ko atagomba kuba igisitaza, Karosi abonye ko ataba igisitaza, Ezekiel cyangwa se Justin ntabwo ari igisitaza, ahubwo basanze data twese ibyiza ariko bajyana mu ijuru umunwa n'amatwi abiri n'amazuru yose n'amaguru yombi n'amaboko yabo yose. Kuko ijambo rya riravuga ngo ibyiza bene uwo nguwo usitaza abandi nuko ukuguru kumwe kwavaho akajya mu ijuru afite ukuguru gukiranutse. Bakiranutse kuri bike rero ubeguriye byinshi. Tugushimiye ku bwa Baraka Albert Niyonsaba, dushimiye Apotre Ntambara Saturday, dushimiye Bishop Gerard, dushimiye abavandimwe bose twari turi kumwe muri iki kiganiro. Hirya bijya ku murongo, uri Imana rurema, uri Imana ivuga bikaba, urategeka bigakomera. Buri muntu wese turasaba kujya mu data twese, ntabari twe izina rye rihabwa icyubahiro. Paulo yavuze ngo akiri umwana yavugaga nk'abana, agakora nk'abana, ariko amaze gukura avuga iby'abantu bakuru, akora iby'abantu bakuru. Arongera avuga ngo naho yavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko atagira urukundo yagaba rwose. Natwe muri aka kanya urukundo rwawe nirwo rutwuzuye, rutuma data twese tubasha guhura no guhuza. Mana urakoze kubwo guhuza Justin, Ezekiel na Karosi. Tubasabiye umugisha rero, umuvumo wose turawirukanye, abazimu n'abazimukasi kararo zose tuzitesheje agaciro. Urakoze, wongere ugaruke mu ngo zabo, wongere ugaruke mu badamu babo, ugaruke mu mirimo yabo kuri YouTube zabo. Dutesheje agaciro imbaraga z'umwijima, ibyo byose byabarwanyaga tubitesheje agaciro. Urakoze Kristo, amatwi y'abajya mu matwi, abajya mu matwi ngo biriya mwakoze sibyo, kubera iki wiyunze na kanaka, abo tubatesheje agaciro. Urakoze Kristo kubyumva no kubikora. Nanjye ubwo ugenda abandi nanjye ntusige, sabye umugisha nize mu izina rya Yesu, amen. Subscribe, like na comment.